Iyo umuntu atekereza ubutunzi ashobora kubutekereza mu bintu bifatika, amafaranga dusanzwe tuzi, amadolari, amafaranga n'ibindi byose. Ariko wari uzi ko kugira ngo ubashe kubona amafaranga bibanza gutangirira mu buryo utekereza, mu buryo wibona kugira ngo ubashe no gukorera ayo mafaranga tuvuga. Uyu munsi ndi kumwe muri studio n'umuvandimwe umwe wanditse igitabo cyitwa ngo The Narratives of Wealth and Abundance, A Journey to Human Freedom. Avugamo uburyo utekereza wabihindura bikakugeza kuri bwabo ukire twese twifuza, kugira ngo natware amafaranga igihe kinini. Ngiye kuvuga amafaranga kugira ngo natware igihe kinini. Ngiye kumwakira twibwire muvande. Murakoze cyane musangiza mu magambo. Anezerewe cyane kuba umwantumiye muri iki kiganiro. Ubusanzwe nitwa Joseph Rwamunono. Ndubatse, mfite damu umwe, mfite n'abana batatu. Imana yatugiriye neza, ariko hejuru y'ibyo ndi n'umukristo. Narakijijwe, navutse bwa kabiri. Umwana w'Imana. Turakwakiriye cyane sahibaswe. Akoze kunyakira. Umuntu yakwibaza iki gitabo urimo kugitekerezaho byatangiriye kuki? Urakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza cyane ntekereza yuko wari bugombe kumbaza. Kino gitabo igitekerezo cyacyo cyari kimaze imyaka 20. Natangiye gutekereza kwandika igitabo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Niga muri kaminuza umwaka wa kabiri. Ariko ntibyankundira urwo rugendo rwose kugeza ejo bundi muri 2024. Ariko nyuma yaho gato muri 2020 muri COVID nibwo nice ntangira kwitekereza. Ikambanzeho yenda akantu kameze nk'akantu kanyinspire cyangwa akantu kanshituye kanyibukije impamvu ntagomba kubaho nkuko mbayeho. Atari kubaho ngo ntunga umuryango, njye ku kazi, mve ku kazi, njye gusenga, mve gusenga, jyana abana ku ishuri, mve kujyana abana ku ishuri, njye gukora siporo, ubuzima bumeze gutya, cyangwa imeze gutya. Ndavuga ariko se baravuga ngo mu gitabo Rick Warren yanditse The Purpose Driven Life, baravuga ngo umuntu afite skills ngira ngo umuntu ashobora kubyita nka ubushobozi, ubumenyi. Ibintu nibura hagati ya 500 na 700. An average person hagati ya 500 na 700. Niyo message narekotinze muri iki gitabo. Skills, different skills. Ndavuga mbaze nkizo zanjye nanimo kuvuga ya cycle. Ndavuga yo kujya ku kazi no ku rusengero no gukora siporo no kujyana abana ku ishuri, nsanga skill urimo niba nshobora kuzihuza na skill katuvuze ngo ni skill izarenganisha. What? Urumva? Kandi ngewe mubona nk'umuntu urimo gukora ibintu bitangaje, none ntago zirenze neza. Ntago zarenganisha. None ndavuga izo skills hagati ya 500 na 700 mu by'ukuri niba ziri ndimo anavegere person umeze nkanjye utari gitangaza, umuntu usanzwe. Izo skills zikora iki? Naje gusobanukirwa rero. Nsize amakano. Yego, naje gusobanukirwa. Ndavuga ngo nshobora kwandika. Ego. Nshobora kuvuga. Ego. Nshobora kwigisha. Ego. Nshobora gutwara imodoka. Nshobora kujya inama. Nshobora guhuza abantu nka bari reconcilinga. Nshobora gutanga ibiganiro bihindura ubuzima bw'abantu. Nshobora guhanura. Ndavuga mpanura abantu gatuvuge exactly. N'ibindi byinshi cyane. Ibyo byose ushizemo none n'akazi usanzwe ukora. None nkashyira n'akazi nsanzwe nkona nako katari gake. Nkoze imyaka 20 irenga. Ibyo byose ibyo bintu bibyara imbuto zingana n'amahirwe n'ubushobozi mfite. Ikindi cyaje kunshokinga rero niki? Message ningeze gusoma ahantu. Ivuga ngo uri mu myaka ya 80 y'ubukure ushaje. Utagifite imbaraga zo kugira icyo ukora. Guzumva ya majwi yose y'ubushobozi wari ufite muri wowe. Akuzengurutsa kubwira ngo giyewe narinzi kuririmba. Ntago wigeze umpa amahirwe yo kuririmba. Giye narinzi kwandika. Nshobora kwandika igitabo nk'iki gihindura ubuzima bw'abantu. Ntiwigeze umpa amahirwe yo kwandika. Ntiwigeze unangerageza ngo nanirwe. Giyewe narinzi guhuza abantu nkabagira inama bagatera imbere, bakava mu bujiji n'ubukene n'ubutindi, bakabaho bakaba intwari. Ndetse bakanakiranuka bagasiga umurage mwiza. Ibyo byose ntabyo wigeze ukora mu myaka ya 80 ushaje. N'ibindi byinshi cyane. Nta kindi kintu wabikoraho icyo gihe. Ngo none igihe kirageze ugiye kugenda tujyane. Amahirwe yacu yo kugira icyo tugeraho dukora yari muri wowe. Ni wari kizigenza, ariko ntabwo wigeze udereza amahirwe.
tugiye gupfana wabaye umubyeyi gito tekereza abana bakuzengurutse bakubwira gutyo guhera uwo munsi muri covid 2020 nafashe umwanzuro nanjye ahubwo ndawufashe ubu ngubu yego 700 nanjye wirirwa ukora numva zitarenze 5 ndakubwiza ukuri ubwo rero uragira ngo nibyo gusa muri icyo gitabo harimo ubutunzi butamenyerewe harimo na chapter yitwa ngo unexpected places where wealth and abundance hide bivuga mu kinyarwanda baravuga ngo ahantu ubutunzi n'ubukire bihishwe kandi bitamenyerewe na benshi ibyo nashaka kuvugaho niki umaze kubimenya ibyo bintu ako kanya wahise ubimenya wumva ubuzima hari ikintu bugomba guhinduka ndikwibaza ko wahise ugira n'umujinya nagize umujinya mwinshi uburakari ndavuga mana umfashe imyaka isigaye nabanje gusaba imbabazi darasenze nsaba imbabazi mbwira imana rero confusion nagize distraction nagize uburangare nagize kandi ubwo nari nzi ko ndi mu bantu bagerageza ni ukuri ngiye nkunze nk'umuntu ugerageza ku rwego rw'ijana urumva ubwo rero twebwe sinzi aho turi imbabazi ngiye gutangira kugira icyo nkora natangiye kwigisha zino nyigisho mfite YouTube channel yitwa Hebron Global nzigishirizaho uretse ko naje guterwa n'umwanzi udakunda ibyiza ndarwara nsa nk'ubiparitse ariko iyo karegi cyangwa se uko gushira amanga no kurambirwa n'umujinya wo kutagira icyo umuntu akora kigiye guhindura ubuzima bw'abantu ibi byatumye mpaguruka ntangira kwigisha abantu gutyo none havuyemo no kwandika ibitabo ubwo umaze kumenya gutyo yavuga ngo mu bintu nzi hari icyo nakwandika yego hari icyo nshobora kuvuga nshobora kwigisha abantu nshobora kwandika message igakonsomwa n'abantu bose hafi ya bose bashobora kugira amahirwe yo kwigeraho kandi rwose ndashima Imana ko ndimo kugira icyo ntanga ndimo gutanga kandi igitangaje ibi ngibi biri mvasi buri muntu wese yabikora uwize n'utarize umukuru n'umutoya muri iki gitabo harimo revelation ivuga ngo mu kubara ibice 12 umurongo wa 6 biravuga ngo uretse Mose umugaragu wanjye ngo jewe Imana navuganaga nawe nk'uko umuntu avugana umuntu n'undi na mugenzi we ngo abasigaye bose ngo abahanuzi bose nzajya mvuganira nabo mu nzozi no mu ndoto kuvuga ngo miliyari ubona muri iyi si 8 zirenga Imana ivuganira nayo muri channel imwe ni nyinshi zitandukanye ariko iyo yadikirarinze neza ku mugaragaro niyo ngiye mu nzozi no mu ndoto none si inzozi turota indoto tugira n'inzozi tugira tubikoresha iki wowe ukibaza ko rero iki gitabo wacyanditse kubera iki kuki utanditse ku kindi kintu niki cyatumye wandika iki gitabo kivuga kuri ibi ngibi wavuzeho icyatumye mbyandika icya mbere nashaka kugira ngo ngaragaze Imana ko hari icyo nungutse garagarize n'abantu yaremye ko hari icyo banyigiraho ko muri jewe harimo ubutunzi buhishwe kandi butari muri giye gusa buri no mu bandi buri muntu wese ushobora gusoma kino gitabo yasanga hari ubutunzi afite ariko uzi ko naciye bugufi nsomye igitabo kivuga ngo mu ijoro ry'amasaha 8 umuntu asinziriye nibura minimum dreams ushobora kugira 17 17 ko nazo tujya twibuka wabyibuka utese utazi ko nicyo bimaze ntago umuntu yabyibuka atazi icyo ugeze sinarotaga iyo myaka yo ari imaze kuva nkivuka kugeza ejo bundi ariko uzi ko indota imwe gusa yahinduye igiputi mu gihe cya Yosefu interpretinze cyangwa se yasobanuye inzozi z'umwami mu myaka 14 ahindura igihugu cya Egiputa super power mu myaka 14 irindwi y'uburumbuke n'irindwi y'inzara n'amakuba isi yose ishakira ubuzima muri Egiputa mu myaka 14 mu mateka y'isi kuva isi yabaho nta muntu n'umwe urakora transformation nk'iyo Yosefu yakoze muri Egiputa niyo muntu wa mbere waciye agahigo wagaragaje ko mu myaka 10 isi yahinduka ikaba paradizo ku nzozi
nzazindi Imana yavuga ngo mvuganira nabo mu nzozi no mu ndoto. Asize inzozi tugira tuzikora. unsizemo akantu. Reka none tujye mu gitabo nyirizina. Yego. Kigizwe, ndabizi ko utavuga igitabo cyose ngo kiganire cyose aka kanya, ariko yenda batubwira nka chapter 2 3 ibikubiyemo kugira ngo tugire amatsiko y'ibi bintu bimwe twakwigiramo, kuko abantu bose ko bazabona iki gitabo. Yego. Urakoze cyane rwose ku kibazo cyiza. Kino gitabo gifite chapitre 12. Yego. Sinzi uko byagenze, nasanze arizo zirimo zingana n'intumwa 12 cyangwa se mu buryo bw'umwuka 12 hari icyo bivuze. Ariko reka tuvuge kuri 3 nazo mu ncamake kuko ni ndende, nazo ntago ari ntoya. 3 ya mbere ivuga a journey of self discovery, cyo ni Icyongereza, ariko urugendo rwo kwisobanukirwa, cyo ni igice cya mbere. Cya kabiri kivuga kuri nuza kuri endurance, resilience. Endurance cyangwa se resilience, kwihangana, kudacogora, gushira amanga kugira. Ariko ubwenda ni mu ncamake, ariko chapter yose byaye ngombwa nayo nabivuga kuvuga. Hanyuma ya gatatu, chapter ya gatatu ivuga kuri the power of victim mentality, rising above victimhood, cyangwa se imbaraga z'imitekerereze y'intsinzi. Imbaraga imitekerereze y'intsinzi, kwigobotora amakuba n'ibyago wanyuzemo. Yego, nanyuzemo. Ariko buri muntu wese n'indorerwamo, buri muntu wese yakwibonamo. Nta muntu n'umwe utarabugize ibintu anyuramo. Exactly. Umuntu wese waremye muri mu kamero k'umuntu. Ugatekereza ko ibi bintu umuntu abimenye hari aho yahuriza no kuba yabona amafaranga gusa se. Bitubwire rero kanicyera neza. Bitusobanurira neza. Reka dutangiye ku chapter ya mbere. Aha ngaha isomye kino gitabo. Yego. Iguhe ibitekerezo byo kurenza amaso amafaranga y'impapuro n'ubutunzi bw'amazu n'ibibanza n'amamodoka, gutangira kubara imigisha na impact na transformation na expansion, ibintu binini birenze bigari birenze. Ariko kamere kuri journey of self discovery, cyangwa se urugendo rwo kwisobanukirwa. Uru rugendo notangiye mfite imyaka 10. Yego. Cyari n'igihe kitari cyiza. Nari impunzi. Yego. Mu Rwanda, ndi impunzi mu gihugu cyanjye cyitwa u Rwanda muri 1982 hariya mu Mutara. Uri impunzi kandi uri mu Rwanda? Yego, ndi mu Rwanda. Okay. Muri 1982 twari dutuye Uganda, ababyeyi banjye bari barahungiye kera tutaravuka. Hanyuma ariko gahora nyine muto nkahora numva avuga ngo abanyarwanda. Yes, cyaje kugera rero 1982 cyo gihe nafite imyaka 7. Baratwirukana ngo mutahe wanyu mu Rwanda. Imyaka 7 nari naratangira ishuri. Urumva umwana w'imyaka 7 iki gihe muri iki gihe bagenda bajyayo bafite imyaka 3 n'ibiri n'igice. Yego. Ariko muri ubwo bunzi nagiriyemo n'amahirwe. Niho naboneye n'amahirwe yo gutangira kwiga. Ubundi njya ngo iyo tuza kugumayo nta nubwo kwiga byari gushoboka. Tugeze muri iki gihugu cy'u Rwanda hariya mu Mutara, ntara y'Iburasirazuba, hariya muri za Nyagatare, mahurira na data wacu, uncle yitwa John. John yari yarize yarize Tronkom muri Uganda. Icyo gihe byari bikaze kuba warize Olevo. Yarize umwarimu. Yego. John rero mu bana ba data twari abana benshi, bari bana 10. Sinzi ukuntu yumvishije agize favor mugireho favor muri abo bose. Avuga ati rero wowe ndashaka kugukorera ibintu bibiri. Ndashaka kugushyira mu idini muri Gatolika, niyo dini yanjye, nkakwereka inzira ucamo kigira kubatizwa, ukanakomezwa, ariko nkakubera n'umubyeyi wabatiza. Iyo ni request imwe. Ya kabiri n'izina uzitwa n'igihe uzari kwita uzabatizwa. Icyo gihe ntabwo wari ufite izina? Nitwaga Rwamu, izina rya muzehe. Wari ufite izina rimwe gusa? Yego, nafite izina rimwe. Amazina 2 ngo mpitemo. Yego. Mpitamo Joseph. Yego. Nigira kubatizwa, mbyara muri baptism.
ambera umubyeyi. Ariko muri iyo kosi yo kwiga nyuma y'ibyumweru 2 ntangiye kwiga, ntangiye kumva Imana bavuga, Imana ya Isirayeli, Imana yaremye isi n'ijuru, ntangiye kuyumva kwitandukanye n'ibigirwamana nabonaga. Hanyuma rero hareka haze kuza intambara y'umubyeyi wanjye w'umupapa washaka ko anjyana mu bapfumu babarangi kugira ngo bankoreho imigenzo ngo yo kunsiri yo komproteje y'uburinzi, bwa burinzi Imana itanga ngo butangwa n'abantu kandi nabo ubona batabufite. Twese twari impunzi. Ariko nibyo yarazi. Nibyo yarazi rwose, ntabwo nta nubwo murenganye. Nibyo yakuriyemo. Ariko kubera ko nari natestinze ku Mana, ntangiye kumva ibyo ari byo. Ubwo ku myaka 10 wari umaze kubatizwa, wamaze gukomezwa? Nari maze kubatizwa no gukomezwa. Yego. Ndavuga ntarabizi igihe ngibi utwara abandi igihe sindimo. Urumva umwana w'imyaka 10 n'umupapa w'imyaka 56 na mukuru wanjye bose bamfatanyije imyaka 28, ntabwo ari byari ibintu byoroshye. Ariko narwanye nawe iminsi 2. Umunsi wa mbere jyana na papa ndamucika, ndi hafi kwinjira mu ihema ry'umupfumu. Umunsi wa kabiri arajijisha yohereza mukuru wanjye mukuru. Nawe ntwara kundi munsi, ariko nabyo nkabitahura, naho umucika turi hafi kwinjira mu ihema. Ariko kuvana icyo gihe nahuye n'Imana muri ibyo bigeragezo byinshi, mu bukene bwinshi, mu bujiji bwinshi, mu makuba n'ibyago byinshi twagiye duhura nabyo. Iyo ntambara nyirwana iminsi 2 irangira, ariko nyuma yaho Imana ngira ngo bavuga uti uyu muntu nshobora kumuvanamo igikoresho. Ibi rero mbihuza n'icyanditswe kiri muri Bibiliya, muri Yeremiya igice cya 1:5 kivuga ngo nakumenye utaravuka, ngo narakwesheje ntarakumenya, ntarakurema, ngo nagushyiriyeho kuba umuhanuzi w'amahanga. Ese amahanga icyambere wayaho nirura gute? Ugomba kuba ufite message, ubaha. Ugomba kuba ufite amagambo yakozweho ubushakashatsi, arimo n'ubuhanga n'ubumenyi, asizwe n'amavuta, avugwa kugira ngo afashe abantu. Ibyo bintu ntabwo bisaba ko wiga, ukajije ugasoma, ukumva, ukaganira n'abanyabwenge, kwizengurutsa abantu bakamara. Ibyo byose nagiye mbikora. Irwo rugendo rero rwo kwisobanukirwa niho naje kwigira, niga mu ntege nkeya, niga mu bushobozi bukeya bw'amafaranga adahari, niga rwose no kumenya imibare n'ibiki byose. Mbese ya masomo biga ntabwo byari binyoroheye, ariko kubera ko nari narisobanukiwe, navuga ngo kugira ngo menye imibare neza uko numva mbyifuza bisaba iki. Icyo kibazo nkakibaza, nkabona igisubizo kivuga ngo reba bagenzi bawe bakurusha, bafite icyo bakurusha, ubigireho, ubagire inshuti. Nawe gake ufite uzane ushyire ku meza, mwese musharing. Nuko nguko nagiye niga, kandi byaramfashije. Natangiye strugglinga, mfata imyanya itari myiza, ariko nagiye gusoza primary. Ibyo byose nabitangiye ni primary, ndi mu bambere. Kuvana icyo gihe ikibazo nagiye ngira cy'ingutu cyamvunaga ikibazo cy'amafaranga, ariko byitwa academic. Narazenguruka nkirebaho nkavuga ngo ibintu nshoboye mu buzima ni iki, nsanga icyo nshoboye kurenza ibindi byari ibintu biri kwizera no kwiga. Ibintu nari nshoboye. Ariko rero amafaranga rero, tugaruke kuri ya mafaranga. Amafaranga ni impapuro n'inote, ariko biriya babyita means, uburyo. Ni uburyo bugufasha kugira ngo ndashaka kugura inzu uyigure, ndashaka kugura imodoka nyigure, ndashaka kujyana abana ku ishuri bajyaneye. Ariko kugira ngo ari amafaranga aboneke, agira isi iyarema. Isi yarema ni ibitekerezo, isi yarema ni imbaraga, isi yarema no guhishurirwa, isi yarema no kudacogora gushira amanga, isi yarema no ubunyangamugayo, isi yarema no kumenya aho amafaranga akomoka. Iyo ni isi irema amafaranga. Ibyo rero nibyo byitwa abundance. Ibitekerezo bivuguruye, bitavangiwe, biyunguriye, bishikamye, bidashingiye kunuza kuri santim ku marangamutima, ahubwo ku buryo bufatika. Ibi umuntu yashobora kwibaza ubigeraho ute? Uburyo ubigeraho kuko uko dukura duhura n'ibintu bitandukanye, ubwirwa ibintu bitandukanye, ugeraho niba warakuriye mu muryango bavuga ngo ariko se ubundi kuri giswa kumeze gutya, kugenda gutya, wowe urabona uzagera kuki?
ni hehe noneho utangira guhindura, n'iki cyagufasha kugira ngo utangire guhinduka, uhindura ibyo bitekerezo kugira ngo wibone nka wa muntu wowe urimo kuvuga wibonyeho ku mwana w'imyaka 10 ukavuga ngo ngiye umubyeyi wanjye ndarwana nawe kandi ari kugutunze, ugera kuri he rwego? Ibi rero ahantu bihera ni bya bintu navugaga kwisobanukirwa. Ubanza wisobanukirwa muri iri hishurirwa rimeze gutya. Imana ijya kurema isi, ijya kurema yaremye isi n'ibirimo byose mu minsi 6. Yahereye ku cyumweru yiza ku wa gatanu, iminsi 6. Irema ibintu biri mu isi byo tubona n'amaso n'ibyo turashaka kubona, irema biri mu kirere, irema biri mu nda y'isi, irema n'ibiri mu ijuru, kanso yose y'ijuru, byose birema mu minsi 6. Ku munsi wa gatandatu nibwo yaremye umuntu. Iravuga ngo reka tureme umuntu iya kanso yose, divine kanso, reka tureme umuntu ase natwe agira akamero nk'akacu. Aho rero niho umuntu ahera, utagiye muri byinshi. Imana yakuremye, yafashe izo mbaraga zose ikazishyira muri wowe. Urazumva uko guhishura izo mbaraga, uko kudahamgarwa, uko kudacogora, uko kutabikigwara, ikabikora mu minsi 6. Ikavuga ngo ubwo bushobozi bwose n'ubasa mbushyize mwana w'umuntu. Ubwo umuntu yakwemera kwicwa n'urumogi se? Uwo muntu yakwemera kwicwa n'ubukene se? Uwo muntu se ayisobanukiwe yakwemera kurara mu kabari bugacya cyangwa akajya ku karubanda akambara ubusa nka kure tubibona kuri izi mbuga nkoranyambaga? Uwo muntu warenye muri icyo cyubahiro no muri izo mbabazi nyinshi no mu rugo rukundo, aho niho umuntu acira akagozi. Zambaraga ntago ari izo gusa zazuye Yesu ku munsi wa 3 zikamuzamura hera, zikamwicaza uburyo bwa Data. Uyu munsi aracyasenga yinginga n'ihimene. Ubwo se ubwo umuntu Imana ikitakoze ni aho rero iyo umaze kwisobanukirwa ukamenya za mbaraga zikurimo, zaremye isi n'ijuru mu minsi 6 zigukoreramo. Akamero k'Imana bivuze iki? Ni character y'Imana ni urukundo n'imbaraga n'imbabazi n'ubushobozi no guhishurirwa. Ibyo ntibikurimo se nanjye ntibindimo n'abandi bose tubona, ariko uzaho bipfira no kutabimenya. Ubwo se wabimenya ugakomeza kuba ari wa wundi? Aho rero niyo mva n'imvano y'iki gitabo. Harimo message itangaje muri iki gitabo. Baravuga ngo umuntu usanzwe utarigeze atozwa. Kera abo bitaga abacurabwenge muri Bibiliya babigishaga gutekereza no ibintu bihambaye, inzozi ni za zindi mbese high level twitaga kera ngo ni great thinker. Ariko muri iki gitabo harimo message an average person, umuntu usanzwe utarigeze uca muri izo cycle za transformation. Nibura muri we afite ubushobozi bwo kugira ibitekerezo 48 mu munota umwe. Ako rero mfite yanjye Joseph, urimo kuvuga ibintu biri kunsiga pe. Yego. Umunota urawumva ukuntu uvuga ngana? Ni gato. Ibitekerezo 48 n'umunani. Yego. Ariko zikibaho bipfira hehe rero ko 98 byose bipfubusa? Bitwarwa n'iki? Na confusion na distraction. Ziterwa n'iki zo confusion? Nakajagari n'uburyo umuntu yabyirutse. Niba umuntu yarabyirutse ajagaraye arangaye ntacyo yitaho, ubwo se urumva azamenya ko yanatekereje. Bibiliya ivuga ngo iki mu Migani 23:7? Ivuga ngo uko umuntu atekereza mu mutima niko ari. None se ibyo byose narabimenye, nsaba imbabazi. Hari icyadutse kino cyitwa TikTok. Yego. Wese bira bintu wabyirwaho ukirwa usiporo. Ntabwo bishoboka kutekereza. Wazatekereza gute? Ukayivaho ukahita ugenda kuri series. Yego. Bira bintu byose ukareba filime imwe ya mbere ya kabiri ya gatatu, watekereza gute? Ntabwo bishoboka. Iyo niyo confusion, niyo distraction nayo ubona bamwe babaye giants, babaye ibihangange, abandi bakaba mediocre and average. Cyangwa no munsi. Yego. Akajya munsi kabisa ubuzima bukanga. Isika kumira. Ariko tekereza za mbaraga Imana yaturemanye, ni gute isi yakumira? Ariko ibi byose biva ko kwimenya, kwisobanukirwa no kumenya aho ukomoka
n'imbaraga zavuze ngo baho. Ahubwo uratekereza ko Imana yoroheje? Ntabwo Imana yohereje ikigwari mu isi, no. Confusion. Aba bantu ubona biyohangange bakora ibyogajuru bavutse nk'uko twavutse, siko bavutse. Uri n'umumama uzi ukuntu process igenda yo kwita no kubyara, conception na delivery, urabizi ukuntu bigenda, si bimwe bipfira. Ubu se nkatwe abantu bandeba bamurikira benshi bari hagati y'imyaka 25 na 35, so haracyari igarukiro cyane mu bintu bifatika. N'iki bakora kugira ngo bisanga aho hantu, aho ibitekerezo byabo mu mwanya wo gutakaza 98 niyo wafatamo 10% ukabishyira mu bikorwa, wagera kuri. N'iki bakora? Reka yenda mvuge nko kungera 3. Mvuge ko mpere ku banyeshuri, ego, mvuge no kuba taragize amahirwe yo kwiga, ego, hanyuma mvuge no kuba bafite icyo bakora, ego. Ku banyeshuri yenda nitanzeho urugero uburyo nizemo, nigishijwe na 90%, nigishijwe n'abanyeshuri bagenzi banjye. Narebaga umunyeshuri w'umuhanga ukamwegera, nkamwegera, ntajya gusanga ni ya favor y'Imana yabaga ndiho, najya gusanga twabaye inshuti. Bibiri ivuga ngo iki? Ngo ugendana n'umunyabwenge ukaba umunyabwenge, wagendana n'umuswa ukabihanirwa. Umupfapfa bibiri bitabapfapfa ukabihanirwa. Rero ibanga riroroshye. Niba uri umunyeshuri shaka nibura abanyeshuri 5, ubu wa 6 batekereza neza, bakora ibintu neza, bafite ubunyangamugayo, bafite indangagaciro na za kirazira, biga bashyize umwete, bashize amanga, babyifuza, bumva hari aho bagera. Ujye muri ako gakundi. Ntabwo bikeneye kuba umunyabwenge ngo ube genius, no. Ukeneye ikintu, ibanga ni rimwe, no kumenya abanyabwenge aho bari ukabagira inshuti, nta kindi. Niryo banga. Hanyuma rero kuba utarimo kwiga, yego. Hanyuma ubwo nabiga, nibiga nibajya muri yanjyana yo kwiga, murajyamo mwigane. Ibyo bari bimenye nawe uraza kubimenya. As simple as that. Icyo abandi bantu rero bafite ibyo bakora, kuri wa muntu utiga we, wa muntu utiga, natangiye mvuga ko navigira person cyangwa umuntu usanzwe afite nibura skills cyangwa ubushobozi muri we hagati ya 500 na 700. Reka kujya muri byinshi, yenda tugire 5 cyangwa 10. Ba bantu batiga ashobora gukina umupira, iyo si impano. Ashobora kwiga kuririmba, akaririmba mu Kinyarwanda nubwo atize. Nase tubafite hano famous singers, musicians baririmba mu rurimi rwacu cyangwa mu Giswahili. Ashobora kwiga imyuga ya mu hands-on. Abantu bakora mu modoka basemburinga imodoka muri bihugu byateye imbere, za South Korea, za Japan. Ntago bari abantu benshi baba baragiye mu mashuri ngo bige baminuze, just kubazi gusoma. Urumva? Ushobora no gukora imirimo y'amaboko. Mu Kinyarwanda bacu umugani ngo agasozi kagufi kagushyikiriza karekare. Ugatangira imirimo ikuvuna ukoresha amaboko, ariko kubera ko muri wowe ufitemo system, wubatse system yo kuvuga ngo icyo nakora uko kingana kose ntago ndi bugikonsome ngo kirangire. Ndavanaho nibura 20% ibyo nakoreye, mbyizigame. Kwizigama ntabwo ari ukujya ngo ugwize utumbagize, no kugira ngo uzagire ku ntego y'ikintu ubona wifuza ariko cyakugora kukigera. Ukoresheje amaboko, wihaye intego, ndabikora imyaka 5 cyangwa 3, nyuma yaho nzagura graduating mve mu gukoresha amaboko nanjye kugira ikintu nshobora gucuruza, kujya mu isoko nkacuruza, nshobora gukora ibyo abandi bakonsoma imigati nkakora ibiki. Byose bituruka mu bitekerezo, siho bitwahereye. Umuntu utekereza gutyo, umutunzi wa mbere n'umutunzi mu bitekerezo. Baravuga mu Cyongereza bavuga ngo you cannot rise above the conditions of your mental horizon. Ntabwo ushobora kurenza ibitekerezo byawe ngo bisimbukuruze bigera ahantu udashobora gutekereza kugera. Ntabwo bikunda.
rero niho ruzingiye. wa muntu uri mu kazi rero wa muntu uri mu kazi wibuke ko dukora amasaha 8 8 niyo ari kuri mapuro ariko benshi bakora menshi ari amasaha arenze 8. hari filosofe numvise ariko nitekereza ko nasanze ari ukuri. baravuga ngo yenda abari mu kazi ntibanyumve nabe nanjye nkarimo. sibyo baravuga ngo kora byinshi muri wowe kurusha ibyo ukora ku kazi. wabyumvise? kora byinshi muri wowe kurusha ibyo ukora ku kazi. ariko biravuga ngo icyo bishatse kuvuga iyo maze gukora muri byinshi kurewe no ku kazi babyungukiramo. kuko ntabwo wagira ubumenyi, ugira imbaraga, ugire guhishurirwa, ugire resilience and determination, ube visionary, ube leader, ugire courage na conviction yo gukora ibintu byiza no kubishyira ku murongo ngo ubikore muri wo gusa utabikoze ku kazi. ni ibanga ryo kuvuga ngo iyo wikoze mu murimo n'abandi bose babyungukiramo. abari ku kazi rero abo ni abanyamugisha cyane. bo nibura bafite icyo binjiza, ntabwo bajya guhiga nk'ababandi. ariko kandi gatoya kangana kabuto ka sinapi ni gute wakagenza kazavamo contribution idasanzwe. muri icyo gitabo harimo principle yenda mpere ku babyeyi. harimo sub component ivuga ngo rising powerful investors at home. bivuge mu Kinyarwanda ngo babyumve neza abatumva icyongereza. bavuga ngo gutoza no kuzamura barwiyemezamirimo, abashoramari badasanzwe uhereye mu rugo ku bana bawe. ubigenza ute? uko bigenza rero biroroshye. yenda natanga nk'urugero dukoresha twebwe. dufite abana batatu. dufite abana batatu. hari umukuru ageze kuri imyaka ingahe? umukuru ari muri kaminuza ariga SCA muri Kenya. umutoya afite imyaka twazanye hano 11. afite 11. ariko aba bana twabashyiraho model yitwa reward system. ifite components enye. ifite spirituality, kwizera, kumvira, gushira amanga, no gukurikira inzira yo gukiranuka. iyo ni component. iyo ngiyo basoma Bibiliya bagakora summary tukabiganiraho tukungurana ibitekerezo. ukwezi kwashira tugakora evaluation tukabahembera uwo murimo kuba bakurikiye ijambo ry'Imana no kumva icyo bivuze mu buzima. iyo ikagira score yayo na monetary reward. indi ya kabiri ni imirimo yo mu rugo. gukubura, gukoropa, koza amasahane, gutunganya inzu, kugira gutunganya indabyo hanze, kuzuhira. mbese ya mirimo yo kumesa no gutera ampasi no gushyira ibintu ku murongo. order of the house, chores. ibyo nabyo bikagira contribution, nabyo tukabibahembera ku kwezi at the end of the month. iyo si ya kabiri. ya gatatu ikaba inshuti n'abavandimwe, kubamenya aho bari, ibibazo bahura nabyo, kuvugana nabo no kubaganiriza, kuba communicating, kubavugisha, kubahamagara rimwe na rimwe no kubasura. ubwo se ibyo ngibyo ubijera ute kuba bari ku ishuri mu biruhuko? ari guhamagara banko na ba antina na ntuzana na friends ntago bisaba ko ubu ufite umwanya munini wagiye. ngize amatsiko ni kubera iki iyo ngiyo wayishizemo? kugira ngo tutorora abana bumva bari self centered island. abana bari confined bumva ari bo bonyine, ari bo mbese isi baze ibarangira, ibatangira ikabarangira. kokana hanyuma ya kane no ya kane filosofi ya kane
ivuga ku kubana n'abantu amahoro. Yego, kubana n'abantu amahoro, kutaba nyirabayazana. ugahora Kuvuga ngo niba hari ikibazo uhuye nacyo, mbere y'ukuri yakitinga ukaba wagira nabi cyangwa se ukisanga mu kaga, first consult. Consulting, niba uri ku ishuri consulting abanyeshuri bagenzi bakora aho hafi. Rero ryose ntabwo abantu babiri batatu bashobora gutekereza kimwe. Niba ubona aho ngaho utabona igisubizo, egera umwarimu ugira icyo umugisha inama, mbwirutse ko mbona mbangamira mu buryo mbigenze gute. Yanyuma ikaba consulting ababyeyi. Ibyo ngibyo iyo bikunze kuba iyo batashye nibwo tubabaza byagenze bite. Ndabanza tukabaganiza mwahuye n'ibihe bibazo, bakakubwira byagenze bibe wabikemuye gute. Iyo umuntu akuganiriye kumva yaratanze igisubizo gifatika, ntashobora kukubesha. urabigenzura nk'umubyeyi, kuko ibyo ari ibyo urabigenza iyo wumva utabaye konveke, ibyo urabyihora ntacyo bikoraho. Ntacyo bikoraho. Urabyihorera ukavuga ati nabyumvise ibyo, ariko yenda ntabwo biri konveke, ntabwo birimo kunkumvisinga, cyangwa ntabwo binyuze, iyi ka tuyihorere. Ubutaha ntihaboneka igisubizo gifatika wagizemo uruhare, uzabihemberwa. Hanyuma ayo mafaranga muhembwa, ayo mafaranga rero uburyo nyabahereza, ntabwo bya bindi bafite bank account, ariko ntabwo nkora transfer ngo ajyeyo. Ntacyo byaba bimaze ibyo, n'ubundi yaciye ngiye batamenye ko banayakoreye, ndayabaha bakayamara iminsi 2 cash mu ntoki, kugira ngo creating ya philosophy yo kuvuga ngo amafaranga arakorerwa kandi iyo umuntu ayakoreye kayahabwa, ntabwo ajugunya, amenya n'uburyo bayarinda. Nizo nyigisho zirimo, akayarinda, akamenya ukuntu ayabika. Nyuma umunsi wa 3 abaherekeza tukajya kuri bank, nkicara mu ntebe hariya nkababwira mujye kuri account y'umuntu yibikire, bafite joint account, nanjye ndi signatory kuri yo. Umuntu akibikira balance ye n'indi akibikira balance, igihe cyazagira need, hari icyo bakeneye kintuza, bakicara bakajya inama, nkababwira go and make a financial decision. bayihurijeho ko ari batatu. Yego, ko barutanwa imyaka, ubwo ngubwo ibitekerezo. nyine niyo bya bintu navuga ngo umuto yigira ku mukuru n'umukuru akigira ku muto. Yego, bashobora kurutana imyaka, ariko bashobora gutekereza bijya kumera kimwe. Icyambere na bond y'ubashyiramo yo kutaba island, kutaba separating, ngo umwe abe nyamwigendaho. Oneness, abahurije hamwe umugozi w'inyabutatu ngo ntubasha gucika. Rero ariko ayo mafaranga nanone ntabwo ari gukonsoma gusa, ntabwo ari kugura imyenda no kwinezeza. N'imbuto, it is a seed. Bazakoresha iki in future? Namara kugwira ageze nk'ikintu yagura cy'akamaro. Ushobora kugura inka, ushobora kugura ihene, ushobora kugura ikibanza. Ubwo ni ukugira ngo ubaremamo ya spirit yo kuvuga ngo ntago bisaba yuko uzabanza kugira imyaka 30 kugira ngo ujye gukorera amafaranga. Icyo gihe uzaba waracitswe. Niyo mpamvu ubona n'ubukene butwugarije. Tubimenya igihe cyaragiye, imyaka 30 ni myinshi. Amahirwe yuko eza uzayagwamo, uyagwanamo igihunga cyuko kumva yuko wacitswe, cyangwa ndetse n'ubusambo buzemo urebye nabi. Ariko ni ibintu ari ibintu ugendanye nabyo igihe kirekire, warashoboye kujera dukeya, ababyeyi bagiye baguha inshingano bakabiguhembera, ukabasha kutujera na za miliyari. Ubu ushobora kujera 100,000 cyangwa 1,000,000 kuri account, ashobora kujera 1,000,000. Si byose. Iyo rero nayo ni modona irimo. Yego, noneho amafaranga ubwo ni ku muryango, uburyo busanzwe rero. Aho ngaho hari modo yitwa 10%, 20%, 50% na 20, byose bigera ku 100. Yitwa ngo ni ntuza ngo ni 10 20 50 20 rule. Biga mu Kinyarwanda.
bivuga 10%, 20%, 50% na 20%. 10 ni icya 10%. Yego. 20% ni ubwizigame. 50% ni ubuzima busanzwe. Basic needs. 20 nibyo twita kwinezeza. Luxury. Ushobora kugura imodoka, ushobora kujya mu ntuza mu ruzinduko, ushobora kujyana abana kunoza ku kiyaga. Iyo modo nibura iyo niyo startup. Wa muntu ukorera amafaranga rero wagize amahirwe akabakora ku kazi. 10% ayitanga icya 10 n'amaturo nk'ibyo bindi byo bavuga muri Maraki bice 3:10 ngo mungerageje ibya 10 n'amaturo ngo murebe ko ntabagomorera marembo y'ijuru ngo mugahabwa umugisha mutabasha no kubonaho mukwiza. Ibyo rero iyo watangiye kubishidikanya watangiye gushidikanya ya nkomoko navuze. Nkunda bankunda kandi abantu ushaka umwotsi bazambona. Niba ukunda Imana kuki udatanga umusanzu. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo genzura umenye iby'Imana irimo gukora ngo utere intambwe kugira icyo bikora. Yego. Hari iby'Imana irimo gukora mu miryango, matorero, mu banyeshuri. Bigenzura umenye ko bihari nawe ugire contribution yawe. Yagiramo contribution. 20% rero iyo iva mu cyanditswe. Ngira ngo kiri mu ntuza muri mu itangiriro. Bice 30 ngira ngo na 4 ngo gutyo yego nibuka umurongo wariwe neza ariko bikomoka kuri Yosefu muri Egypt. Abigisha guhunika avuga ngo 1/5 1/5 yijanishije ni 20%. Iyo ni basic kandi ni spiritual divine model. 20% income yawe saving udasavinze kugira ngo ugwize amafaranga kuri zo konti gusa ahubwo savinga cyangwa wizigama ugamije kuzakora ibikorwa byagutse by'iterambere. 20% isigaye zavamo icumbi, ivemo amatike, ivemo communication, ivemo za school fees n'ibiki. Hanyuma ya 20% ya nyuma yo ntabwo nanone wazaba muri ubwo buzima utagira ikindi utagira utagira kwifunga gukonyine ntago byakunda. Igihe kizagera ufata abantu bajyana Gisenyi mujya hariya ku mazi. Magurire akantu ko kunywa mu mere neza mu mare nk'iminsi 2 muri weekend mugaruke. Hari n'abateri ntabwo bakajya mu karere cyangwa bakajya na za Dubai. Nabyo ntago ari cyaha. Iyo nayo wiziga mu iteganya. Ariko harimo kandi ko bita extra income. Kuko ntago kari muri ya ijana. Extra income nayo yo yitwa 10 80% cyangwa 10 80%. Iyo ni kuri extra income. Yego. Ya mafaranga wabonye utateganyije. Yego. Kaburaho mukagira bakaguha bonus kwase. Kaburaho bonus nk'umu kwa 12 zaza arabishishirwa. Kaburaho ukajya muri misiyo bakaguhereza enda miliyoni y'amanyarwanda ugasanga biraza kugukostinga 500. Kuko ya 500 yandi 500 asigaye koraho 10% ry'icya 10 10% ryo gufasha mu mirimo y'impuhwe 80% yose ukaya saving. Kuko nubundi ntago wari wateganyije. Igihe cyagera gufata ibyo byose ukabishyira mu ntuza muri investment ukagura ikibanza izigamira ukazigura ikibanza ukagura moto ukayishyira ku muhanda ukagura izi modoka za move ugakora taxi bati ugafungura ka kioski muri quartier. Si byose byose n'uburyo n'ukuntu umuntu yiteza imbere before you know nyuma y'imyaka 2-3 umaze kugera hano hari ahantu ugeze. Ibyo bintu birakora ntabwo ari magie ntabwo ari magic. Hari ikintu wavuzeho cyo kwigobotora ibyo twanyuzemo. Kwigobotora yes. Cyo kintu nibaza ko kigoye benshi. Yego. Usanga umuntu ngiye bajya banyandikira abantu benshi bakambwira ngo ngiyewe napfushije ababyeyi bose bingendekera gutya nangira kunywa inzoga nangira kunywa ibyo babwiyange nangira kumva abantu mbanze ibyo bintu ubyivana mute. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ntabwo cyoroshye kandi kibase benshi. Ariko buriya baravuga ngo iyo watakaje icyizere watakaje ubuzima. Kugarura icyizere ntabwo byapfa koroha ariko hari ikintu kimwe wakora cyo gishoboka kiri possible. Reba mu bantu bakuzengurutse
niba umeze gutyo ko biragoye ko hari n'aho ugira abantu bagagutinya ntibakwisukire kuvuga ngo sinamwiteza ukaba warageze kuri uru rwego ariko icyo bisaba kugira ngo ube wavayo ni intambwe ya mbere niwe witera urebe mu bantu ufitemo trust cyangwa icyizere uvuga uti uyu mama uko mubona nshobora kumwegera nkamubwira nkamusaba amezi 3 ya transformation yo kungira inama uburyo nakwigobotora muri iki kibazo ndimo uteye iyo ntambwe ugerageje abantu 3 ntago waburamo nibwo buri ni ukuvuga ngo uruhare rwa mbere rukomeye ruri kuri wowe ntabwo muri biri bivuga umwana w'ikirara wataye umuryango bakamuha ibyo byose akabyaya akajya gushaka akazi kagera n'aho akabura bakamuha akazi ko kuragira ingurube no kuzitaho n'ibyo kurya byazo ngo bikageze n'aho bitamuhaza akabyifuza kubirya ntibinamuhaze ariko ahantu yaje kubera igitangaza ngo yaje kwisubiraho umuntu nk'uwo amahirwe ashoboka nuko yatera intambwe akisubiraho iyo wisubiyeho birakunda hari na rero kese izindi kese zidasanzwe zaho community ishobora gutera intambwe ikavuga turiya muntu katugenda tumufate ku mbaraga bakamutwara mu bigo by'ingoramuco ariko abo ni bakeya abenshi buriya batwarwayo n'ababyeyi ntabwo bijyana kenshi baba batanabishaka ariko ntabwo ari benshi ariko amahirwe ya mbere ni ugutera intambwe kwisubiraho nk'uwa mwana wo muri Bibiliya iyo byagenze gutyo none se uretse ko yenda Paul yagize amahirwe Imana ikamufata ku ngufu ariko yahindutse yari umuntu mubi icyo urugero twamufataho rwo ni umuntu bubi yari umuntu mubi gitangaza ariko nawe muri icyo gitabo birimo Paul mu bantu bavutse bwa kabiri muri New Testament cyangwa se mu Isezerano Rishya nta muntu wagize impact nka Paul nta numwe Paul amaze guhinduka kuriya yanditse ibitabo 13 kuri New Testament ifite ibitabo 27 ariko 13 byanditswe na Paul 48% of New Testament written by one person called Paul ukuvuga ngo abitwa abanyamahanga n'abanyisirayeli bamenye agakiza nanjye uyu munsi uvuga kubera Paul kandi yari umwicanyi yari umugambanyi yangaga abakiranutse umuntu rero waba utwumva yatekereje ko wowe byarangiye ntago birarangira as long as kugeza ugihumeka birashoboka hari icyo wakora ariko intambwe ya mbere isubireho nk'aba mwana wo muri Bibiliya ivuga ngo yisubiraho aravuga ati kansange data atunze byose kandi kuko Imana itunze byose ibiri mu isi no mu nda y'isi no mu ijuru byose nibyaye nicyo twabwira abantu rero icyo numva nasobanukiye icyo nuko nta Imana itakuvana nta n'umuntu udashobora guhinduka yahinduye Paul n'abandi benshi cyane natwe twese ubwo suragiye ngo twebwe twari shyashya irahari irahindura rero icyo nashishikariza abantu abazi gusoma icyongereza bazashaka kino gitabo iki gitabo rero umuntu agikura hehe akibona ati iki gitabo mubona iki gitabo kiri kuri Amazon cyamaze kugeraho kiri muri Amazon yo muri Amerika kikaba muri Amazon yo mu Faransa kikaba muri Amazon yo mu Bwongereza kikaba mu Rwanda muri ntuza muri Caritas hariya ku nkuru nziza niho kiri Caritas kizajyaho iminsi izaza ariko iki gitabo kirimo ubuzima bwose nafashe ubuzima bw'umuntu uhereye muri mu mwuka muri spirituality mu by'umwuka ukajya mu by'ubugingo ukajya no mu by'ubuzima busanzwe hanyuma ukajya hanze kubaho nyine no kubeshaho abandi byose birimo ukuvuga ngo cycle y'ubuzima uruziga rw'ubuzima rwose ruri muri kino gitabo wabisangamo ngo ukeneye kwiga ukagira ubuhanga n'ubumenyi birimo niba ukeneye gukiranuka intangarugero ukamera nka Paul birimo niba ushaka gutunga ugatunganirwa ukaba ndashyigikirwa ushaka kuba umuyobozi mwiza byose biri muri iki gitabo niba ushaka gukiranuka ugasiga umwandi mwiza
hano harimo chapter ya nyuma yitwa ngo The Legacy Beyond Horizon, umwanda mwiza umuntu yakwifuza gusiga uruta iyindi. Birimo harimo ingero zitangaje hano udashobora gutekereza ko zanabayeho. Yenda kankusogongezeho iminota mikeya kugira ngo dusoze. Hano harimo ingero z'abantu batatu ariko kamvuge ku muntu umwe witwa Abraham. Abraham murabizi kwavukiye mu muryango wa Tera, baramyaga ibigirwamana nk'ibyo natangiriyeho. Ushoje neza kabisa watangiriye niho tugarutse. Hanyuma uyu mugabo witwa Abraham, Imana imaze kumubwira ngo va mu muryango wa bene so, wa so na bene so, ngo ujye mu gihugu cyo nzakwereka. Ntabwo yigeze amubwira icyo ari cyo. Paul yateye intambwe, nako ntuza Abraham yateye intambwe ava muri Uriya Kaludaya, abanza guca muri Harani, arahava yerekeza mu misozi ya za Kanani. Ariko kubera ko kumvira ni ibintu bine yakoze, ariko byo ndabivuga nsoza. Ariko Imana yaramubwiye ngo uzaga umugisha, ngo isi yose izaherwa umugisha kuri iyo muhaye imigisha 7. Isi yose izaherwa umugisha kuri wowe, umuntu wese uzakuvuma azamuvuma, uzaguhesha umugisha nanjye nzamumuhesha. Imukoraho declaration 7-fold blessings, kubera ko yamwumviye, yagize obedience. Ariko igitangaje cyavuyemo muri Abraham, muri Abraham havuyemo abami 40 umuryango wa Abraham mu nkomoko ye. Kwanza yavuyemo igihugu cya Isirayeli. Urazi ko Yakobo ari wabaye Isirayeli, yari umwuzukuru. Yes, yari umwuzukuru wa Abraham. Yavuyemo igihugu cya Isirayeli, avamo abami 40, avamo prophets cyangwa se abahanuzi 30, avamo abacamanza 15, avamo abamikazi 2, witwa Esther n'uwitwa Ataliya, umukobwa wa Nuza wa King Ahab na Jezebeli. Havamo intumwa 12, havamo imiryango 12 ya Isirayeli, havamo Yesu Kristo umwami w'abami. Uyu munsi hari hafi miliyoni 3 z'abakristo in one person. Uwo ni umwanda uruta iyindi kubera ko yumviye. Ariko ibanga yakoze ibintu bine. Yagize obedience, kumvira, agira kwizera faith, agira boldness, gutera intambwe, agira gufata inzira, aragenda yigirize mu gihugu atazi icyo ari cyo. Ibyo bintu bine nibyo byamuhendiye kugeza n'uyu munsi. Isi yose yahera umugisha muri Abraham. That message is in this book. Umva mbakumbuje kinyo gitabo kabisa. Numva tuzagukomeza tukagutumira kugira ngo ufite ubwenge bw'Imana bwinshi cyane ukakomeza udusangiza ibi bintu. Numva twagize ibiganiro byiza bisaba ko utekereza, nitukihute tujye twicara umuntu atekereze, yumve ibi bintu turi barimo kuvuga, wibone muri ibyo bintu, uvuge ngo ngewe nabikoraho iki. Wakoze cyane Mr. Joseph kuba witabiriye ubutumirwa bwacu, naho utaha murakoze cyane.